uko bucya bukira nako ikoranabuhanga rirushaho gutera imbere mu ngeri izo arizo zose. Kuri ubu aho tekinoloji igeze, abenshi babitekereje bumva birenze ubwenge bwa muntu, kuko mu gihe gito ushobora gusanga tekinoloji yagusize ukayoberwa igihe ibyo byakorewe, ukibaza uko byakozwe bikakurenga. Uno munsi tugiye kugaruka ku ikoranabuhanga rigezweho uyu munsi wa none ritangaje cyane. Ese wari uzi ko ikoranabuhanga rya Google kuri ubu rikoreshwa mu buzima bwa buri munsi, ryagufasha kwibuka ikintu waba waribagiwe ariko kikuri mu mutwe? Ni gute bigenda? Ni gute bikorwa? Sobanukirwa byose kuri iri koranabuhanga rigezweho. Tuguhaye ikaze kuri YouTube channel yacu Inzobere TV Show. Nk'uko tubikesha urubuga www.todaylifetechnology.com na www.blog.google/search/home/to/search na Kigali Today. Nk'uko twabibabwiye hejuru, iri koranabuhanga rya Google rishaka kwibutsa bimwe baba baribagiwe. Ishaka kuba utibuka indirimbo ariko wibuka melody yayo, ibyo ngibyo iri koranabuhanga ryabikwibutsa. Cyangwa se ukaba wibuka ururirimbo utibuka umuvugo, ibi ngibi iri koranabuhanga ryabikwibutsa. Mu minsi mike ishize, Google yatangaje uburyo bushya abayikoresha bazajya babona indirimbo batibuka amazina cyangwa se amagambo yazo ngo babishakishe, ahubwo bagasigimba cyangwa se kunyigimba, bisobanura kuririmba utabumbura umunwa. Google ikabibafashamo kuzishakisha. Ubwo buryo bushya bwo gushakisha buri mu bigize Google Mobile Application na Google Assistant, aho uzaza ujya gushaka indirimbo runaka yandikwa mu Cyongereza uti "What this song?" wabanje kwandika ngo "Hey Google." Aho kuri First Google Assistant, nyuma ugatangira gusigimba, kuvugiriza cyangwa kuririmba mu masegonda hagati y'10 na 15. Iyo Google imusubije imuha indirimbo zitandukanye zishobora kuba zirimo iyo yari ariho ashakisha, bijyanye n'uko yashakishije. Nk'uko ikigo cya Google cyabitangaje, ubwo buryo bushya bwo gushakisha buzaba buboneka mu Cyongereza kuri iPhone operating system ya Apple ndetse no mu zindi ndimi zirenga 20 kuri Google's Android mobile platform. Ese bigenda gute? Ese bikorwa gute? Ntabwo bikomeye rwose. Ntibisaba ko ushakisha aba yakoze ibihura n'indirimbo neza kugira ngo ubwo buryo bushya bwa Google bwemere gukora. CNN kandi yanditse ku buryo bwo gushakisha indirimbo uhereye ku gusigimba, ivuga ko icyo atari igitekerezo gishya, kuko hasanzweho ikizwi nka sound hound. Gusa ngo ni uburyo bushya kuri Google byifashisha porogaramu isesengura ijwi ry'usigimba, bisobanura aririmba cyangwa avugiriza, ikarihindura ku buryo rishobora kugereranywa n'indirimbo ziriho zimbitswe mu buryo bw'ikoranabuhanga, bakabona indirimbo isa n'iryo jwi. Umuyobozi mukuru wungirije w'ikigo cya Google ari nawe watangaje itangira ry'ubu buryo bushya bwo gushakisha kuri Google, yavuze ko buzakoreshwa n'abantu benshi cyane, kuko n'ubundi ngo usanga abantu babaza Google ngo iyo ndirimbo ni iyihe irimo gucurangwa, ibyo bakabishakisha inshuro zirenga miliyoni 100 buri kwezi. Ikigo cya Google cyasobanuye ku rubuga rwabo ari rwo blog.google/product/search/home/to/search ko umuntu wese azi ukuntu bitesha umutwe kumva hari indirimbo udashobora kwibuka izina cyangwa amagambo ayigize. Nyuma y'ibyo byose rero, Google ikaba yariyemeje gufasha umuntu uhuye n'icyo kibazo, ikamufasha gushakisha indirimbo nubwo yaba atibuka amagambo yayo cyangwa uwayiririmbye. Google yatangaje kandi ko muri iki gihe umuntu ashobora gusigimba, kuvugiriza cyangwa kuririmba ijwi ry'indirimbo runaka, Google ikamufasha kuyishakisha. Wahise wibaza uti ni gute bigenda? Ni gute bikorwa? Ese nabibona gute? Icyo umuntu akora, akanda handitse ngo search a song, shakisha indirimbo, ugatangira gusigimba kuko ubutazi amagambo y'iyo ndirimbo cyangwa utayibuka, ukabikora mu masegonda hagati ya 10 na 15, ariko wabanje kwandika uti "Hey Google, what's this song?" Google itangaza kandi ko ifite gahunda yo kuzashyira ubwo buryo mu ndimi nyinshi, kuko ubu ngo ubwo buryo buboneka mu Cyongereza kuri iPhone operating system no mu zindi ndimi zisaga 20 kuri Android system.
Google kandi yarongeye ivuga ko kugira ngo umuntu yumve imikorere y'ubu buryo bushya bwo gushakisha yabigereranya nk'igikumwe cy'umuntu, aribyo bita mu ndimi z'amahanga fingerprint, kuko buri muntu wese ku isi agira igikumwe cyihariye. Wahise wibaza uti ese indirimbo igira ibikumwe nkatwe biteye bite? Nta kindi nuko ijwi ry'indirimbo cyangwa se melody bifatwa nk'igikumwe cyayo. Google ivuga ko buri ndirimbo igira ibiranga byayo byihariye. Urugero, ushaka kumva indirimbo ukavuga ati iyi ndirimbo ni y'umuhanzi runaka mu Rwanda, i Burundi, muri Amerika, ijwi ry'uririmba cyangwa se melody rifatwa nk'igikumwe cyayo. Google ivuga ko buri ndirimbo igira ibiranga byayo byihariye. Google kandi yashyizeho ubundi buryo bushya bw'imashini ifite ubushobozi bwo guhuza ijwi ry'usigimba, uvugiriza cyangwa uririmba indirimbo wibazaga. Ngaho nguko rero ikoranabuhanga ry'iki gihe aho rigeze, niba nawe byarigeze kubaho wakoresha ubu buryo tukubwiye. Twongeye kubashimira mwe mwese mwafashe umwanya wanyu mugakurikirana Inzobere TV show. Niba waracikanywe n'ibiganiro byacu byabanje, wareba mu zindi video ziri hasi kuri channel yacu. Ubaye utarakora subscribe, wakora subscribe tugakomezanya. Turabashimiye. Ikiganiro cyacu nakagaruka. Ciao ciao. Kurikirana Inzobere TV show kuri YouTube channel ubashe kuzajya ukurikirana byinshi byiza tuzajya tukugezaho ku gihe. Ikoranabuhanga, uburezi, ubuzima, amateka, ibigwi n'ibyegeranyo ku bantu mwakunze kandi mukunda muri benshi, ndetse n'imyidagaduro. Kora subscribe bizajya bikugeraho ku gihe kandi vuba. Inzobere TV show, feel you life, hope and knowledge.